Ni inkuru y'akababaro irimo iragenda igarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni amakuru ateye agahinda yumvikanye hariya mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Remera. Ni inkuru rero yagiye igarukwaho n'abaturage bagiye batuye kano karere. Byinshi rero urimo uragenda wibaza n'ibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'inkuru yacu yabereye mu mudugudu wa Rwagitima mu kagari ka Bushobora mu murenge wa Remera wo mu karere ka Gatsibo. Ni inkuru rero y'umunyanyakwigendera witwa Akimana Florida wari mu kigero cy'imyaka 43 ya amavuko. Rero nguyu Akimana Florida ngo yagerageje kwiyahura inshuro 3 bikanga, ariko kuri iyi nshuro ya 4 ho byarangiye apfuye urupfu rutunguranye nyuma y'uko nyine ngo yaranyweye umuti wica udukoko. Nyine uraza rero kugenda usobanukirwa byinshi ku cyagiye gitangazwa n'abaturage, ese kubera iki yaba yiyahuye. Ibi rero kandi ni ibyatangajwe n'uwabanaga n'uyu nyakwigendera. Umva agahinda n'umubabaro uyu yasigiye bano baturage ndetse n'uwo babanaga. Ko witwa? Yego. Nyakwigendera yitwaga nde? Akimana Florida. Utuye mu mudugudu? Rwagitima. Akagari? Bushobora. Yari umudamu wawe? Cyane. Mwari mumara imyaka ingahe? Namushatse muri 98. Noneho iyi nkuru mbi, iyi nkuru y'incamugongo yaje kumenyekana ite? Byari sangahe? Iyi nkuru rero nanjye mba nagiye gushaka uburyo nirwanaho. Njye nageze hano abana nari nabazaniye ibiryo byo guteka. Mpageze njye sinanabyitayeho cyane kubera ko nta makuru yabyo nari mfite. Mpageze nsanga abana bararira. Ngiye mu nzu numva haranukamo ibinini bihungira imyaka. Yego. Umuntu nuko yagiye, tubona umuntu yanogonotse, tujya kwa muganga. Tugeze kwa muganga ku bitaro banyuze nk'iminota 10, muganga ati umuntu wanjye arapfuye. Byari nka sangahe? Nataye umutwe ngira ngo byari hano twahavuye nka 8:30, ariko tuva kwa muganga kubera ko twatinzeyo twageze hano mu masaa 6. Mwageze hano mu masaa 6 y'ijoro? Yego. Ucyumva ibinini se hakurikiyeho iki? Ntumva ibinini, nahamagaye aba bantu duturanye bose n'abana barira. Abantu baraza tubona ko yiyahuye, nuko niko twabyakiriye. Bandwanaho haza moto turamutegera tujya kwa muganga. Tugezeyo muganga aramwakira, bajya nyine mu bitaro byabo kwa muganga mu bitaro. Nyuma y'iminota nka 15 muganga ati umuntu wanyu arapfuye. Kuki mwahise mwemeza ko yiyahuye? Ni ibihe bimenyetso byagaragaye? Ni ibyo binini byamunukagaho. Ni inkuru rero yagiye igarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bavuga ko kwiyahura atari cyo gisubizo. Ibi kandi si rimwe si kabiri ubuyobozi ndetse n'izindi nzego zigiye zitandukanye zihora zigira inama abaturage koko niba ufite ikibazo genda ugane ababishinzwe bakuganirize, babwire ikibazo bafite, ubundi bagikukemurira, ubundi usubire mu buzima bwawe busanzwe. Ariko ngo ibyo kuvuga ngo ugiye gufata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima bw'ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Niyo mpamvu rero ubuyobozi buhora bugira inama abaturage wese ko umuntu wese ufite ikibazo aba agomba kugana inzego z'ubuyobozi ubundi zikabafasha. Reka rero natwe dusoreze hano n'iyo nkuru yacu y'akababaro yumvikanye hano mu karere ka Gatsibo. Byinshi rero tuzagenda tumenya byerekeranye n'iyi nkuru tuzabigaruka mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe mu byo mwamurimo byose bigiye bitandukanye.